akundi mo ibintu wajyanyemo ni ibiki? Ibintu wajyanyemo ni ibiki? Ubu ngubu reka mubaze akamuka. Jackson yarapfuye. Si uwo mwishe se? Ntabwo nari ndi kumwe nawe. Ntabwo twari turi kumwe njye nawe. Umva. Jackson ntabwo nabyize. Wabikoze wenyine njye ntabwo nari ndi kumwe nawe. Umbabarire kabisa. None ubundi atikira hehe mwana wa mama? Ndekura Jackson ukuri kw'Imana pito. Kuko ndanze neza mbasa. Yesu we Chantal mwana yanjye mwana wanjye. Akundi mo ibintu wajyanyemo ni ibiki? Ibintu wajyanyemo ni ibiki? Ubu ngubu reka mubaze akamuka. Jackson yarapfuye. Si uwo mwishe se? Ntabwo nari ndi kumwe nawe. Ntabwo twari turi kumwe njye nawe. Umva. Jackson ntabwo nabyize. Wabikoze wenyine njye ntabwo nari ndi kumwe nawe. Umbabarire kabisa. None ubundi atikira hehe mwana wa mama? Ndekura Jackson ukuri kw'Imana pito ubwoba. Ugomba kubugira niwe wamwishe. Nugabira Jackson umuntu wamufuta ukamupfunyika mu mufuka wagira ngo ni ibirayi washizemo. Jackson yapfuye. None se iki kiguri kandi ma uri iki Jackson baradufunze birarangiye. Wowe nande nawe urimo nawe wamfatanyije. Ndakwiyamye ntabwo nari ndi kumwe nawe. Ndakwiyamye ashwi nimba narahasigaye se nyene nari ndi kumwe nawe. Ntabwo ni nawe ubifata nawe tutari turi kumwe. Chantal ndakwiyamye ma reka mubwira akantu kamwe. Ngiye banagufasha ukavuga ko twari turi kumwe. Nanjye nakwica nubwo mbona gutya. Ndakwiyamye kujya mu muzimu wa Chantal utonera mu mutwe. Utagutera uri umurozi regero. Uri umurozi reka mubwize ukuri. Bikubwiza ngewe ukuri. Jackson sura musaza wanjye. Abwa hano wamujugunye nabonye ari no mu nzira shano no wowe urapfitwe kabisa. Reka baze bakurikireze. Ntabwo ni musaza wawe. Mufashe isi warambira muzanyica nanjye. Basi nibaza ariko bazafunga kubera urumu. Yewe we. Makore kinje kurya mongure muri gereza ngo bari kumfunga. Hakuzi ko wazesha muri kunda rubanda we Subu nzafungwa nzize. Uzize Chantal nyine none ushaka ko aringe uzajya kurya izo mungure genda uryiza nkoko wenyine. None ngira ifite stress zo kumujugunya bure yari yapfuye. None se ninjye wamumazamo nkuko kungiye ko nabonye uzukancumwitura nijoro ukambwira ngo tujye kujugunya ikintu. Ibyo birakureba mundoro wamukoze iki? Uri wamujombye ibyuma wari wamunize cyangwa ni yamazi. Ntabwo namujombye icyuma. Wabigenje ute? Yaramaze igihe naramubitse mu cyumba. Muri iranzu yo hanze itabamo ubuntu. Ubwo ari muzima nyine. Niyanywaga, niyaryaga, niyogaga. Nibaze wa muntu kose twari turi kumva mana we Chantal. Numva ma urafitwe kabisa. Gisindi kumwe nawe. Reka mbanze ndakwiyamye. None shangazi ibyo ni ibyawe. Ejo yaraje nihisha. None ibaze shangazi amenye ko wishe Chantal. Yewe we. Hari ubwo amuzi. Hari ubwo amubonye. Kandi uri ikigoryi ejo bundi nuko tutari turi kumwe shangazi aza kudusura. Uzi ibintu yatubwiye? Ahubwo ngiye guhungirayo. Ngiye guhungira kwa Chantal nako kwa shangazi ukumva ariko polisi neza. Izera mu kuvuza ahantu mu kiyi. Jackson zabikugarikaho nakafashe. Ngenze ndavuga ko ari wowe byose wabikoze wamutwitse wanamwishe ukanamujugunya. Ngiye ntabwo nzafungwa kandi wowe uhari. Yewe we. Uri sinici. Yewe we. Ubu se nanjye binshizemo ngo nishe Chantal. Ngiye nanakwigarika nkahita ngutsinda ku kintu kimwe. Ngiye ntabwo narinzi ibintu washizemo wari nagize ngo ni ibirayi tugiye kujugunya byaboze. Ngiye ntabwo mbizi. Ndakwiyamye ntabwo narinzi ko ari Chantal. Ndakwiyamye. Ndakwiyamye. Mana we ubu naho mama ari na umba. Ari kuvuga ngo ubu narabyaye. Yarabyaye se ahubwo. Yarabyaye. Yibyaye abarozi. Yibyaye umurozi nako. Gusoza uko ari mushiki wawe uri kubwira. Uri umurozi. Uri umurozi. Umuntu wakurikije nde muri famille. Ko nta muntu warugaga muri famille. Ko nta muntu wagira kugo bugome. Jackson ucecetse. Ubu ngubu tuvugana. Bagiye kumfunga. Imyenda yagenda yisize kwa Chantal. Bagiye kumfunga. Kumva neza. Ibyo birakureba. Ndakwiyamye nanjye ntabwo ndi kumwe nawe bagiye kumfunga. Bagiye kumfunga. Ugiye kubwira shangazi nono. Kumva iki gicucu cy'ikigoryi kibi. Wamuroze no bibwira shangazi kandi njye wamwishe kandi ari we wamwishe. Ndakwiyamye. Niwe wamwishe wa kirozi. Umva nanjye no bivuga ndabibwira Jackie nako David. Yewe mbega ubundi nabikoreraga iki? Ibi bintu njyewe nabikoreraga iki?
none mana yanjye baranyishe none byose burikiye kuri njye akumana y'umufatiye cyabana none uyu mwana rwose ntabwo akeka sinzi ibintu yarayanzaniye nijoro niko sa ibintu warayikoze ni ibiti uriya muntu waranzaniye wenda gupfa ukamuzana nijoro wamukuye hehe mama uriya mwana w'umukobwa ejo namusanze yarakunze wamutaye bamukubise afite ibikomere ku ntoki mu maso hose urumva rero imyenda ntabwo ariyo yihutirwaga kurusha umuntu nyine kandi urumva ntabwo nari kumuta ku nzira kandi imyenda n'ubu ngubu niyo wayinuma nagenda nayizana nta kibazo. Ese kuki nawe nyigutumye ntuyinzanire byagenze bite mama urumva nari kumuta nkajya kuzana imyenda uzura mwana w'umukobwa kuko nasanze ameze ari mu mifuka bakubise batwitse ntabizwi kumera neza njye naramubonye ndende akarangije nta kindi nari gukorera. none se wabonye ari bamukubise wabonye bamutemye wabonaga ameze gute baramukubise bashyira mu mifuka barazingazinga agenda banagamo icya gisambu cyo hepfo gutya nanjye rero niko kumunyuraho gutyo ndahagaze ndareba buri icyo gukora nyine ubwo nanjye umwana wanjye wakoze yego nanjye ntabwo nakunda kumwakira ahubwo habaye intwari uwo mutima ufite uzawugumana wakoze wageze neza ahubwo se mama uriya mwana uzemera abe hano uretse ko ari uko nabonye atanavuga ariko igihe kizagera avuge nyine nta kibazo size nawe se tuba hano mu rugo turashakisha uburyo ki twamwongera uze kuza kujya gushaka ibiryo ujye guhaha hanyuma turebe ko yabasha kurya tumuhe n'icyo kunywa turebe ko yakuyondora akongera akaba muzima akagarura akuka noneho buriya nagarura akuka turabasha kumubaza atubwire ibyamubayeho. mama urakoze cyane kabisa ntabwo nyumvishaga ko wakora ibyo bintu wamwakira gusa nyine ni byiza kabisa icyo wakoze nicyo kuko nawe ejo byakubaho hakagira ugutoragura mwana wanjye uzajya ugira izo mpuhwe rwose nta kibazo ubwo rero nyine natwe reka turebe uko twamwondora ugenda ujye guhaha hanyuma uzane duteke tumuhereze turebe ko hari akuka yagarura tumubaze neza nyine noneho natwemera ko yaba hano tuzamufata nk'umwana mu rugo tumwakire yibere hano hari uzatuburanya se urugo ni urwanjye nawe mwana wanjye ntabwo turi benshi ku buryo tutazamufasha. ahubwo se mama turateka iki buriya rero umwana umeze kuriya ndi kumva twamushakira nk'agasosi akabasha tukareba ko yakabasha ntabwo umwana umeze kuriya twamuha ibiryo bikomeye byamunanira kuko uri kubona ni nkaho yari yarapfuye ariko mama n'amata ajya afasha kabisa nta kibazo umwana wanjye nawe yazane ariko turebe kuriya mwana ni ukuri yabaho akongera kuba muzima ariko se sa ubundi abantu ubu bagira umutima buriya abantu bagiye kumujugunya buriya si inyamaswa abantu basigaye bicana kuriya koko bagafata umuntu nabo ari abantu barangiza bakamugira kura bakajya kumujugunya. Ega abantu barahindutse ntibatubwira ko bahindutse birababaje mwana wa ihute ugende ujya kureba izo nyama rero urebe n'ayo mata uzane tumwondore hato hatatugwa mu maboko kandi wamurokoye. urukundo usigayemo njyenyine Gatesi ari hehe? Gatesi agize gutya aragiye mahoro sinzi ahantu ari n'uwo byagera kuri Chantal umwana undi Chantal yagiye se mahoro yagiye David bimeze bite se ko mbona ahantu anti yazi yagaragariye hakurya gusoma usigaye witonda nta nubwo bufite buriya bwo kuza umbwira ngo ibiki n'ibiki ubwoba bw'iki se mwana ejo bundi anti azahangaha ibintu byinshi yabyibanye
sha umwana wongo ni nawo ni hoboye man Bungu wibohoye. Byadanje man Bungu bumuri kumwe. anti umubizeze ubu ushaka ko mubita nanone akwagiye ugabanya amahane uki urana amahane buri gihe cyose Shamungu none yari ubundi mu ugiye ku ruhande kandi umwiza ndakubwira kabisa gishaka cyose ngenda gifite nakubwira Mahoro ari he Mahoro yagiye kwa Anti Bunguki Mahoro yagiye kwa Anti yagiye kwa Anti gukuriki yagiye kuba none se uragira ngo mbwire ngo yagiye none se ntago mbizi mwana ariko nyine umva gutyo mubwiye tu none se birashoboka yuko Gatesi na Chantal nabo baba bari kwa Anti oya Mahoro yagiye kwa Anti ariko Gatesi we sinzi abantu yagiye hamwe na Chantal simazi pe Jackson uvugisha none se uyu munsi ndagutekera neza nambiza ndakubwira nari wajemo ibintu by'ibiryo ndakubwira kabisa ngaho mbwira ndakubwira Gatesi ari hehe nicyo nkusubiza se Gatesi sinzi ahantu ari ngiye Gatesi sinzi ahantu ari isibye Mahoro gusa niwe nzi ahantu ari ese mubaze ikindi kintu ndakubwira kabisa uyu munsi ndagusohokana ahantu heza none uranekera ibiryo byiza nsohokana ahantu heza byose binkorere ibi byose nari ibindi akubwira Chantal ntabwo nzi ahantu ari ntabwo mazi bivuga imbere ko utazanga Chantal ntabwo nzi ahantu ari ukiri guhora umbwiza Chantal wazamubajije Mahoro se ngenda bishinzwe ahantu kumenya Chantal ahantu ari birababaje birababaje nyine nanjye ndabyumva ko bibabaje ariko nyine ngiye se mbizi ahantu Chantal ari njyewe umuntu nzi ahantu ari ni Mahoro gusa nta n'undi mba cicikari none se reka nkubwire n'ikisi nakuntu wazanyikira Mahoro ko nzi ko Mahoro ibintu byose yaba aho Gatesi yagiye yaba aho Chantal yagiye abizi ukaza ukabibwira uranekera neza njye nzaguha telefone umufata amajwi sibyo nari nimba ndumubaze ese Gatesi nari umubaze ese Chantal ari nabimbwira inzu yose nzayigwa inzu yose uzayemo mundi se ni yande si yacu ariko we ntago yanditseho mwumvira ngaho none se ngewe hano ntago ari mu rugo we ceceka hano nanjye ni mu rugo kandi uri kumbwira ngo inzu yose uzayima nzakugurira bombo se ya yindi y'imitima ntago ndi umwana ugurira bombo mani nge ntukamfate ngo nsuzugure nekera ibiryo umbwiye ibiryo nibyo biza mbere uranyumva neza nguhaye amakuru yanjye nekera ibyo biryo Jackson ndagutekera ifiriti iriho na mayonnaise yirukanka rero ubimekera ivavu none se niki se uzabinkorera nge nzakunekera Mahoro muneke kibadashi ariko ngewe unekera iyo mayonnaise n'ifiriti bikoreka nese nawe uraza kujya kwa Anne ngewe mbizi kabisa ariko buri kiragiye wanshirishijemo byari se none kiragiye wawuzanye ngo Anta nkubita ubu nanjye ndumva ntukavanga ariko ibintu amasaka n'amasakaramente ntukabivanga uwo urafata ibintu byashize ukabijana mu by'ubu ngubu mu bintu by'ibiryo turi none se reba ukuntu yamvunye aha ngaha reba ukuntu none se ubwo ntabwo yakuvunye gake ngisi inshuro wagoronze gutya kandi ukagenda cyose uraziyobewe ukuntu nabyutse ku ijosi ritagira gutya meze kandi rero jya gusumashije kwiyemera kubera yuko mwana nawe ibyo ngo wamenye ko ufite so bizanye cyangwa ndabyo mbivuye arya ngo ufite Anti mbivuyemo no kuneka none Mahoro ndekura ngiye mbivuyemo ni gute ngo service areka mutekera ifiriti ndeka mutekera yirukanka rero ndamuneka yiruka ariko Jackson ibyo bintu byige usibyo yirukanka ye ego uri umwana mwiza no kubaza n'ubuga ryinshi ngo njyanye mweshare Mahoro uragira ngo azanyice nanjye gahambira ugira ngo ufite sister ni daimoni utazanyica nanjye mbabarira action ngo nekera Mahoro shi mana yanjye soni niwakumva uburyo meze neza ubu ndatuje ndi no stress nta kibazo mfite mana we aha niho nari narabuze
Sikuru umeze neza se noneho nari nanagukumbuye ahubwo se amakuru ni meza mva nanjye narutorotse narucitse ariko mu kanya naritsaze gutya neza nsaze ngiye gutoragura amashashi uzi abuze gatoya ngende kuza ni nk'Imana inabaye bana we uzi ko abantu basara mu minota ese ni iki kigusaje bireke mubyara wanjye ni njyewe ubizi agaho kari ku wundi karahandoreka uzi ahubwo se ariko nta mpamvu yo kugira ubwoba ndi hano kwa shangazi nuko nawe nabonye nta mikino agira umunsi umwe azanyira amafuti ngira azakwemeza ariko umupolisi nayicitse no polisi noneho byarahageze byihorere aho mbona ndi kagozi mbizeye ariko umubyibuho urakwishe niba ari uko twaherukaga kubana kera ameze neza mva habuze gato kari kabaye pe mbona bw'igitaraganya cya Jackson cyo kiza ahantu nagiye nikiramuka kinanze uzi ukuntu nakibwiye ntabwo uti Jackson byose nzahita mbigushyira ku gutwi aho rero wafunze ako gute ibaze bafunze umukobwa umuhungu ahari umva nicyo mama yamubyariye rero kujya nyitangira abakobwa twaragafashe noneho ubwo ngubwo nawe uraje uzi benshi ukurikize anti amahane agira mana we yaranyishe sinzabyibagirwa suri bwa papa we atarapfa se yari ameze nkawe we njya kujya numva wagira ngo yuko ari ameze yakunira mu kanya bari bari kwikarakasa bikarakasa yego mani nta numiwe narabuze aho nakurikije ariko njye nta n'ubugome ngira ubwo Chantal tumwihorere yarangije kuva mu isi abandi bantu mwaranakuze bigiye bitabe rero kandi si rero Halo? Meze neza. Nakora meze neza. Ndi mu rugo nta kintu cyo gukora. Yego. Nenda ngoro wumbuye. Nanjye nari ngukumbuye ubwo uzize konsera ryacu uzabanguke ngo nari bizasanga nakwiteguye sawa rero ubwo tuzasubira waje nari kuganira na mubyara wanjye sawa tuzavugana ejo ubu njye narumiwe uranze neza neza wikojeje ku ngufu nakwikoza wazi ndeba ko baje kuvugana na sheri cyane nuko shana ngo tuvugane mama ntabwo amukunda ubwishye sha nubwo tuvugane ko mama ntabwo amukunda ubwishye nyine se bagira ngo uzagume hano mu rugo yego wenda nawe warihuse uracyari umwana ariko gukundana numva njye nta kibazo kirimo nubwo nanjye nibereye gutya njyewe uva muri fone tuvugane cyangwa ujye kuryama nanjye niryamire mu ntebe ntukancumuze none se uwo muhungu ameze ute ku buryo shangaza yanze kumukunda ubundi se ante umuntu yishimiye n'ubundi se wabonye igiti nariye atitaye ngo umwisengeneza we umva nta mikino agiye kandi ujye umenya ko ari wowe mwana gusa afite umuzanaho ubugoryi ntukazawuheze mukaye se yaranyishe se noneho mara yanjye gusa uwo muntu ariko reka mbanze mubwire we ntuzagene ngo nuko shangazi utamukunda nawe benda ngo biguhe impamvu yo kumwanga kandi wamukunda umva iyo mwanga yamukunda urukundo rwanyu ruzakomeza benda igihe kizagera abone yuko nyine
urukundo rwanyu igihe kizagera wenda rutsinde niba kuko ari urwanyawe, ariko nanone niba ari urw'iryanjye, niba uwo muhungu ubona nta gahunda afite, bakugira inama yo kumureka kuko ujya kumukunda ntabyo narenze. Nawe akura umwana cyane ku buryo utabasha kuba wakwicara ngo witekerezeho urebe uburyo mwitwaranaho iyo muri kumwe, ibikorwa akwereka, amagambo akubwira, nyine ngo umwigeho. Shangazi we ugendeye ngo urakunda umuntu shangazi yakunze. Icya mbere umutipe usenga, umutipe utambara ikoboyi, uhora mu matise, umutipe yogoshesha ordinaire, ukumva wa mutipe uhora utebereje. Uwo mutipe se ubu ngubu muri no Kigali wamukura he? Niyo wamubona se ubundi ubwo mwashoboka? Uwo ngabo mbana cyane. Ikibazo nuko ngiye abaje bose basanga mbana umutwe kubareba. Umva nta musore wanzana aho gukora iki? Nawanzana aho gukora iki? Niba mbona nta n'urukundo ngiye. Uzarugira? Abandi igihe nikigera nzarugira da, ariko ngize amatsiko yo kubona shuri wawe. Wenda nanjye hari igihe namubona nanjye nkaba nka Anne. Agiye bari mu klipe mva nzamubona ni byiza. Ni meza, ubu ngubu meze neza, nta kibazo mfite. Ate mubwire undi wese ushobora kuba mfitiye amakuru menshi anashyushye, ariko nabibaze ejo bundi naje hano ndi mu marira, ariko ubu nta kibazo mfite. Ariko ntumubite, ndetse n'igihe tumye wishimye, ntumubite. Ntabwo ndi mu rugo, ndi kwa shangazi kandi nta kibazo habeshya. Ariko ubu ngubu izi noneho Chantal, ubu ngubu namukuye mu nzira. ubwo byari byo byagushimisha. Chantal namukuye mu nzira, yaba David yaba n'undi muntu uwo ari we wese wifuza kuzamubona ntabwo azigera amubona muri ino si. Ikintu nshaka kuva se uri kucyumva? Ntabwo ndi kubyumva neza. Chantal burya noneho ubumenyi yanapfuye, ariko kuko twaraye tumujugunye. Mu biti nabanjije kubigusaba, ubundi se hari ubwo umuzi, ubundi kubera icyo ugira umuntu mu utazi, umuntu utazi ngomba kugira ngo kubera ko ntabwo iyo mico ngewe n'ubuzima. Rero nanjye zinjirire kuko ndi umwana wawe, none se nukomeza rega ngombaga kuza kumumenyesha mbere ya byose. Umenyesha se aho kuki buri gihe uhubuka ugakora ibintu utabanje kubaza. None se ubu we yatwica abica se reka maze nkubaze, nyine wari kubimenya. ubuyobozi ntibubaho, ariko twari kuzabona ubutabera ariko tutakiri ku isi, twarapfuye. Ariko ubu ngubu twamutanze ku mwica. nyine reka maze nkubaze, uri kwibwira ko nakurengera wowe kubera iki? Mfite amakosa ariko ntabwo ari njye byaturutseho, byose ni David wabiteye. aka kanya waje gufata ntabwo nagutanga. Ese bamenya ahantu mva na cya Jackson avuye mu rugo hano se ni mu ijuru uri? Jackson amubwiye ngo araramuka avuze ahantu nagiye, bamaze byose nzahita aho batamenya keretse uri mu ijuru cyangwa uri mu kuzimu. ariko na Jackson niwe bazafunga, nawe uzabazakujyana. se bafite basaza banjye niwe bazajyana mu kigo cyabo. icyaha ni gatozi kumwe, ariko ibyo ngibyo tubyihorere, byarangiye ngenda bizi neza. Umuntu twatwitse tukamufungirana, ni amazi, ni abiryo, ni akoga, ubundi kubera iki ushaka kwihimura umuntu ikibi yagukoreye nawe akaba arikukoreye? ahubwo njyewe mbona nararengereye. ninde warengereye? Njyewe ariko ntabwo amakosa ari ayanjye, tubyihorere ubundi tunabyirengagiza. ntabwo ngiye bazafunga, ariko abaye atapfuye yazihorera ntuye yazamwica, yazabura he nawe. none urumva hari uwazakuririra?
uvuze ngo upfe naguharira uwishe ntagazi naguharira se nabadizwa nibaza utarize gusa utarize kuko ntabwo naba ndi umwana wawe ibaze niwe mubyeyi dusigaranye bivuze ngo ujye ukora amafuti ukora amakosa ngo watarahari reka mubwire ntabwo nzongera ubu tugiye kubana hano mu rugo nk'umwana mwiza ntabwo nzongera gukora amafuti si ubinyemereye banziye kunyereka wamuhe gusa arahari twamujugunye ari nijoro nyine tuzajye kumureba ntabwo namugirira impuhwe ante ngewe ntabwo nagira impuhwe Chantal urajya ngo tuzagende kumureba hanyuma tuzajye nyine kumureba niba ari buzambabarira nta kibazo tuzajye kumureba nubwo n'ubundi nk'uko tuzamusanga ibisimba si byamuye ahubwo se ante ubu ngubu uracyandakarenga mbere umujinya ntabwo wabura ahubwo ndashaka uzajya kumwereka waje gatesi yesu we noneho uranajijwe noneho gatesi nawe sinzi n'ahantu yagiye ahubwo twajugunye Chantal si Chantal se gatesi nawe wamujugunye nubwo nawe yatorongeye akava mu rugo akagiye ariko niba aribwo uzambabarira nta kibazo nzajya kuhakorera akantu twamujugunye ariko n'ubundi ngende kwiyumvisha ko tutazanamusanga uzapfe kujya ko hanyereka nta kibazo nta kintu bitwaye urambwiye ngo ntabwo ari gatesi usiko narizi ko ari gatesi naho ni Chantal ni neza gatesi gatesi yari yaragiye nta nubwo nzaba yagiye yanze kugaruka mu rugo nacyo ni ikibazo kikureba